Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, natwo turi tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza tubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza. Mwisi niko bimera uyu munsi ibintu bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza, uyu munsi ibintu babigenda, ejo ntibigende. Abatameze neza mwese mwihangane, Nyagasani aborohereze. Twongeye kubaha ikaze rero kuri Press Version Live, ikaze mwese mwiyumvemo ikaze. Abakoze subscribe mwese mwiyumvemo ikaze, mbahaye ikaze cyane. N'abatarayikora mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Mwese ndabasuhuje aho muherereye hose, abakunzi banjye mwese, abambwira ko munkunda mwese ndabasuhuje. Ntago mwabyumva, ndabasuhuje kandi ndanabashimira cyane urukundo munyereka. Rwose ndabibona, comment zanyu ndazibona, nukuri God bless you aho muri hose, mwumve ko mbashimiye kandi mbakunda. Nongeye kubaha ikaze rero mwese abankurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse namwe mudahwema kunyereka ko munkunda muri Burundi mwese. Nongeye kubaha ikaze, mwiyumvemo ikaze. Urukundo rwanyu ruramotiva kandi runtera courage. Ikaze mwese rero abantu munkurikira muri za Uganda, abantu munkurikira muri Tanzania na Kenya, abantu munkurikira muri mu mpande z'isi zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Mwiyumvemo ikaze kuri channel yacu Press Version Live. Ikaze rero mwese, twongere twiganirire, twongere tugaruke kuri filme yacu, turebe ibyaranze season 7, turebe ibyagiye bibera muri season 7. Mwese mwiyumvemo ikaze. Ni filme yacu y'umusore w'umumillionaire wemeye gusiga icyubahiro cye, wemeye gusiga ubutunzi bwe, wemeye gusiga byose, asiga icyubahiro cy'inyuma kubw'urukundo, kubwo gukunda umukobwa. Aravuga ati kugira ngo uriya mukobwa nkunda azankunde, ngomba gusiga byinshi kugira ngo nanjye nkunde mbone urukundo rwiwe. Yemera gusiga byose, asiga amafaranga yari afite, asiga byose, ubwibone bwo bwose abushyira hasi, ajya gukora akazi ko mu rugo, agenda nk'umukozi wo mu rugo. Aragenda aremera arasuzugurwa, aragenda aremera acibwa mu maso, aragenda aremera icyubahiro cyagishyira hasi kugira ngo akunde atsindire umutima w'umukobwa Alisa. Byaje kumuhira rero, Alisa nawe aza kumukunda, barakundana rwose, ibintu bimera neza cyane. Ngomeje kubaha ikaze rero mwese mwiyumvemo ikaze, abantu tugendana 5 kuri 5 kuri filme yacu umusore w'umumillionaire, abantu rwose tugendana, ngomeje kubaha ikaze. N'abataraza rwose namwe muze murebe iyi filme yacu, ni nziza rwose cyane. Ikaze rero mwese, tukomeze turebane filme yacu, Twabibonye ko Lucky w'umuribu yaje mu rugo iwabo wa Alisa, ahasanga papa wa Alisa. Papa wa Alisa arangije Lucky abwira papa wa Alisa ko aje kureba Dani. Papa Alisa ati se Dani uje kumureba miki, mufitanye izihe gahunda? Dani ati Lucky ati Dani twiganye iyo ngiyo mu majyepfo. Ati twari tumaze igihe tutahura, tutabonana, sinzi ukuntu ejo nabonye nimero yiwe ndamuhamagara turavugana, arambwira ngo anytime naza kumureba, abahari ababoneka. Papa wa Dani nawe ati se muri iki gihe aho bigeze Kigali, umuntu ajya kureba undi yabanje kumuhamagara n'iki, kuki utanje kumuhamagara ngo umenye nimba akubwire nimba ari mu rugo? Undi ati kubera ko yarambwiye ko anytime nahamusanga, niyo mpamvu ntigize muhamagara. Ati se ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Uwo ni papa wa Dani wabazaga Lucky wacu w'umuribu. Ati ubundi mu buzima busanzwe ukora iki musore? Lucky aramusubiza amubwira ati njyewe ndi umucuruzi. Ucuruza iki? Ncuruza kenkayori. None kenkayori yawe iherereye he? Ati iherereye iyo ngiyo za Kicukiro. Ati za Kicukiro? Toketi. None kenkayori yawe irimo igishoro kingana gite? Lucky aramusubiza ati rero nta mucuruzi ujya uvuga igishoro kiri muri business yiwe tari kurebye, ni business ifatika.
papa Danateri ati none si iyo business yawe ifatika, ati bingana gute? Undi ati rega ati ni business ifatika, ati kuko nk'ubu ngubu mpemba abakozi 6. Papa Danateri ati abakozi 6? Ati ndumva ahubwo atari na kenkayori gusa ahubwo ari company. Undi ati cyane, ati irafatika, ni kenkayori ifatika kandi nini, ati ahubwo muzadusure. Papa Danateri ati nta kibazo tuzabasura. Ubwo papa wa Dani niko kubwira Rakati rero Dani nta uhari, genda aho mwavuganiye muzongere muhavuganire, ati muba ari bwo muhuza communication yanyu. Rakati nta kibazo. Agiye kugenda ariko papa wa Dana ari we papa Alice aramubwira ati se nta kintu wamuntumaho? Raki aramubwira ati oya nta kintu ndi bumugutumeho, ati ahubwo ndaza kumpamagara kuri telefoni tuze kuvugane. Ngayo nguko rero bimwe mu byaranze filme yacu. Ikindi twabonye yuko Cedric wacu kugezana n'aka kanya ntabwo aribuka neza, ariko twabonye ko mu nzozi yagize aryamye yarose avuga ngo company yanjye. Reka twizere ko yenda intekerezo za Cedric zaba zagarutse, reka twizere yuko ubwonko bwo bwibutsa bwaba bwagarutse akongera akibuka, kubera ko magingo ngaya ikintu kiza muri image yiwe muri memory yiwe nuko yatandukanye na Alice, kandi bagatandukana nabi, Alice amwirukanye, ariko akibuka ko Alice yari girlfriend wiwe, yari umukunzi wiwe. Ese urabona Cedric azongera agahura na Alice mbere yuko Alice ubukwe bwiwe buba mu mezi 3 bamupangiye? Ngayo nguko ngune muri comment umbwire uko nawe film ibona, tugameze twiganeye kuri filme yacu y'umusore w'umumillionaire wemeye gusiga byose. Umbwire uko nawe uyibona, umbwire utange ibitekerezo bitandukanye. Komeje rero kubashimira abantu mwese mudahwema kunshyigikira no kunsupportinga, abantu mudahwema kunyereka urukundo, abantu mudahwema kumbwira ko mu nkurikira mu nkunda, no kuri mwese ndabashimiye. Please subscribe, like and share and comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Abantu rwose mutarakanda subscribe ndabwise ko mwaracitswe, mukande subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Bye, ciao.